Yes, reka twongere tubasuhuze mwese rero nshuti bakunze mukurikiye One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, abari muri diaspora hirya no hino mu ntara ya gatandatu, abari mu Bufaransa, abari mu Bubiligi no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ku migabane itandukanye igize isi. Nitwa Simeon Muhumuza nk'ibisanzwe ndagarutse kugira ngo tuganire. Mu kiganiro cy'uyu munsi wa none twabateguriye turaza kwerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa. Kugira ngo bamwe mwarabibonye cyangwa se wenda harimo n'abatari babizi, ariko kuva ku munsi w'ejo byagiye bicaracara hirya no hino ku ruzinduko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ari kugirira mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuri uyu munsi rero twagize amahirwe yo kuza kuganira na Angelique Ingabire, akaba ari presidente cyangwa se umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda batuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubu ni Communauté Rwandaise de France. Niwe turi kumwe turavugana ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Niba mutwumva neza Angelique, tubaha ikaze kuri One Nation Radio. Ndakumva neza, murakoze kunyakira. Yego, aho mu Bufaransa mumeze mute, amakuru yaho? Mu Bufaransa tumeze neza, byose biragenda neza nta kibazo. Yego, nari ndimo mbwira abantu ko tugiye kuganira namwe ko mukuriye umuryango w'abanyarwanda babaho ngaho mu Bufaransa. Muri ibi bihe muri rusange waduha ishusho y'uko umuryango w'abanyarwanda aho ngaho muhagaze, uko mumeze muri iyi minsi. Umuryango w'abanyarwanda tumeze neza nk'abandi bose, kubera covid ama-activité twakoraga yaragabanutse, cyane cyane nk'ama-evenement, ibitaramo twajyaga dukora, gahunda twajyaga dukora zihuza abanyarwanda kandi abanyarwanda bakunda cyane. Izo ngizo tumaze igihe tutazikora kubera ibihe bya covid, ariko twagerageje kwiyadapta tukora ama-evenement online dukoresheje uburyo bwa Zoom, kandi noneho dukomeza no kongera gukora ku yandi maproje, dutegereje nyine ko bizashoboka tukongera kugira uburyo bwo guhura tugakora ibintu ziduhuza. Yego. Hanyuma iyo urebye rero ngira ngo iki cyorezo cya covid cyugarije isi yose muri rusange, ariko wenda no muri ubwo buryo mwifashisha bwo guhura muciye ku buryo bw'ikoranabuhanga, ubona abanyarwanda bagerageza kubyitabira baho ngaho mu Bufaransa? Barabyitabira cyane. Sewe ko covid yatumye ibyo byo guhura bigabanuka, ariko icyiza cyo muri izi evenement zibera online ni uko bihuza noneho abantu bari mu Bufaransa hose. Ugasanga akenshi ubwo habaga evenement z'i Paris, umuntu uri Toulouse cyangwa uri Bordeaux akaba atabasha kuzizamo, zabera Lyon, uri Nantes akaba atashobora kuzizamo, ariko nk'ubu iyo tuzikoze kuko bari online bituma zihuza abanyarwanda bari mu gihugu cy'Ubufaransa ariho hose. Ubufaransa ni igihugu kinini cyane, ubwo icyiza cyabyo ni uko iyo tuzikoze online abari mu Bufaransa bose babikurikirana kandi barabyitabira, baba banabishaka no kongera kubonana no kugira ikintu kiduhuza. Yego, ngira ngo nari ndimo n'ubundi mbwira abantu muri introduction ko turi bunagaruke kuri uru ruzinduko Perezida Kagame ari kugirira aho ngaho mu gihugu cy'Ubufaransa. Ngira ngo n'ubundi nk'abanyarwanda muri aho namwe mwarabimenya ayo makuru, ngira ngo ntabwo yaherukaga. Mwabyakiriye mute kuba yongeye kugera aho ngaho mu Bufaransa? Twarabyishimiye cyane bien sûr, kubona ashoboye kongera kugira occasion yo kuza, twarabyishimiye cyane, kandi twishimira n'uburyo imibanire y'ibi bihugu byombi, Ubufaransa n'u Rwanda, irimo igenda yavansa mu nzira nziza. Donc urugendo twararwishimiye cyane, n'ibirimo bikorwa muri iyi minsi kugira ngo umubano hagati y'ibi bihugu ukomeze kugenda neza, nabyo ni ibintu bidushimisha. Yego, umwuka rero aho ngaho mu Bufaransa, yaba usibye no mu banyarwanda no mu Bafaransa wenda bo muganira, umeze ute? Ngira ngo hari raporo iherutse gusohoka
yagaragazaga uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi, yari yakozweho na komisiyo yitiriwe Duclercq wari ukuriye nyine abayikozeho, hari n'iy'u Rwanda nayo yarasohotse. Umwuka umeze ute aho ngaho nk'umuntu uhari waduha ishusho, kuko hari ibyo wenda twe tubona mu binyamakuru, ariko aho ngaho umwuka umeze ute kuri nk'uko wabitubwiraga kuri uyu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, uburyo uri kugerageza wenda kongera kugira umurongo wo gusubiramo umurongo mwiza? Ziriya raporo ni raporo d'abord ngize icyo mvuga kuri ya raporo Duclercq ni ikintu cyadushimishije cyane, kuko uko bigaragara ni intambwe itewe igaragara mu mibanire y'ibihugu byombi, kandi iriya raporo igaragaza ko Ubufaransa bwagize responsabilité lourde et accablante. Donc mbere hari abajyaga bavuga, hariho imvugo nyinshi bavuga ko Ubufaransa ntacyo bwakoze, abandi bavuga ko bwagikoze, ariko iriya raporo Perezida Emmanuel Macron yasabye gukora igaragaza ko koko Ubufaransa hari amakuru bwari bufite, ariko bugakomeza gufasha guverinoma irimo ikora ubwicanyi mbere, pendant igihe bakoraga jenoside na nyuma yaho. Donc iriya raporo irabyerekana neza, ni ikintu gikomeye kuko ni intambwe ikomeye mu gushakisha responsabilité z'Ubufaransa. Rero mu Bafaransa ho bimeze bite rero? Mu Bafaransa muri icyo navuga classe politique ya kiriya gihe cya kera, cyane cyane abantu bari ku ruhande rwa Mitterrand, icyo bensitaho bavuga ni uko bien sûr ko iriya raporo iterekanye complicité, yerekanye responsabilité accablante, ariko iriya raporo ntabwo yari igamije ntabwo yari ifite objectif penal, ntabwo yashakaga ntabwo yari ifite objectif yo kugira ngo hazabeho gukurikiranwa mu manza. Donc bo bien sûr ntabwo bumva Ubufaransa bukwiye gusaba imbabazi, bumva bashaka kongera kugabanya uburemere bwabyo, ariko nka Perezida Macron ni ikintu yishimiye, kuko arashaka ko ukuri kumenyekana, kuko ukuri kutamenyekanye, ibintu bitavuzwe, ntabwo umubano hagati y'ibihugu byombi wakomeza gutera imbere neza. Donc muri classe politique ya kera, nk'abari ku ruhande rwa Mitterrand cyangwa se meme n'abari bari mu buyobozi kiriya gihe, hari abakiri intagondwa niwe ko nabyita, bensista cyane ko raporo itavuze kuri complicité, yavuze kuri responsabilité, ariko deja abenshi n'abanyarwanda bari inahangaha twishimiye kameme iyo ntambwe yateye, iyo ntambwe yatewe n'intambwe igaragara. Yego, hanyuma ngira ngo hari uruzinduko kuri igihugu ari kugirira aho ngaho kuva ku munsi w'ejo, ari aho ngaho mu Bufaransa i Paris, ndetse ariko hari n'ibindi byari byanuganuzwe mbere gato ko na Emmanuel Macron agomba gusura u Rwanda. Reka duhere aho ngaho kuri ayo makuru, ngira ngo namwe mwarayumvise, twe twayumvise wenda turi mu bindi bihugu, ariko mwe muri aho ngaho sur place bihagaze biti? Ibi bintu bivugwa nubwo bikitwa ko ari ibivugwa, koko nibyo bimeze biti? Umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ari n'ahangaha uyu munsi, deja hari inama yabaye kuri sommet sur le Soudan, donc mu byamuzanye, donc hari iyo nama sur le Soudan, hanyuma ejo hazaba indi nama izareba ku bukungu bw'ibihugu bya Afurika muri iyi COVID, hanyuma akaba anafite na gahunda nyuma yaho yo kubonana na bamwe mu basirikare bari bari mu Rwanda kiriya gihe hagati ya 1990 na 1994, batari bashyigikiye buriya butegetsi bwari burimo bukora jenoside. Donc abo basirikare b'Abafaransa, amakuru dufite nuko nabo ateganya kubonana nabo, ndibaza ko ari ejo. Hanyuma n'amakuru natwe dufite ni nk'ayo ngayo, bivuga ko bidatinze Emmanuel Macron nawe ateganya kujya mu Rwanda. Rero ni amakuru rwose aracyari muri iyo sanse, ayo dufite n'ayo twabonye uyu munsi,
avuga ko urwo ruzinduko rwa perezida Emmanuel Macron narwo rugihari, ko ruzaba kandi bidatinze. yego. Hanyuma rero nanone ngira ngo hari amakuru abantu bashobora kuba batangiye kubona hirya no hino, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, yuko namwe nk'abanyarwanda babaho ngaho mu Bufaransa ejo muzakora icyitwa nka manifestation d'accueil yo kumwakira. Niba ari byo ubwo watubwira, ukatubwira n'uko icyo gikorwa giteguye, ese ni bande bazacyitabira? Birashoboka ko hari umunyarwanda uri aho mu Bufaransa cyangwa se hafi yaho. Hari uwo twavuganaga ambwira ko uwo atari aho ngaho ariko ari hafi yaho azabona uko nawe ejo yitabira icyo gikorwa. Wakwifuza kucyitabira we, byagenda bite? Ubwo wabitubwiraho ayo makuru abantu wenda biriwe bahererekanya hirya no hino. Ni koko twishimira uruzinduko rwa perezida Paul Kagame muri iki gihugu, ntabwo twari kuguma aho ngaho nta kintu dukoze. Ejo rero dufite manifestation muri Paris ahantu hitwa Place Stalingrad, niho tuzahurira guhera saa 14 za après-midi, niho tuzahera. Turi abanyarwanda benshi, bien sûr abenshi n'abari muri Paris, ariko hari n'abandi bavuye mu ntara z'Ubufaransa hirya no hino, hari n'abandi bavuye mu bihugu by'Uburayi duturanye, nabo bazaza tukifatanya tugakora iyo manifestation d'accueil, tukamwakira uko tuzabishobora, kubera twifuje ko twahura nawe muri sale n'iki, ariko murabizi neza ko kubera covid amasare aracyafunze. Ibyemewe ni evenement zibera hanze, donc evenement izabera hanze, izabera à l'extérieur kubera ko aribyo byemewe. Tuzaba turi abanyarwanda benshi batuye mu Bufaransa hose no mu bihugu by'Uburayi duturanye, bizaba ari à l'extérieur. Donc abifuza kuza ni karibu, n'ahitwa Place de Stalingrad muri Paris. Ngira ngo yaherukaga mu Bufaransa muri 2018 niba ntibeshye. Nibyo. Yego. Hanyuma wowe rero nk'umunyarwanda uhaba n'icyo gihe birashoboka ko wari uhari, urabibona ute nyuma y'iyi myaka kuva 2018, 2019 na 2020 agarutse muri na 2021? Uru ruzinduko kuri wowe ni iki bikwereka wenda nk'umunyarwanda utuye aho? Nk'umunyarwanda utuye aha ngaha, nk'uko tubizi nyuma ya ruriya ruzinduko rwa 2018 hari byinshi byakozwe hagati y'ibihugu byombi. Ngira ngo n'iriya rapport du Claire nayo iri muri resultat z'ibiganiro byaba byarabaye kiriya gihe. Kuva kiriya gihe umubano w'ibihugu byombi wakomeje kongera gutera imbere, kongera kujya muri sanse nziza. Ubu noneho bwagarutse, hari deja ibyakozwe, tubibaza ko noneho dufite vraiment espoir yuko ibintu biri bikomeze kugenda neza, umubano hagati y'ibihugu ugakomeza kugenda neza, kandi twese ni ibintu bidushimisha kandi turebaho cyane. Yego. Hanyuma muri icyo gikorwa rero muteganya ku munsi w'ejo, usibye kuhagera, murateganya ko kizamara igihe kingana gute? Gahunda ipanze ite kugeza magingo aya ngaya? Gahunda ubwo no kuhagera saa 8 y'amanywa kugeza saa 12, kubera ko hano turacyadufite couvre-feu itangira saa 1 za nijoro. Ubwo urumva tuzahagarika evenement saa 12 kugira ngo abantu babashe gutaha, gusubira aho bavuye. Ngira ngo ahari wenda n'abajya kure bashobora no kugenda hakiri kare ho gatoya, ariko igikorwa giteganyijwe kuva saa 8 kugeza saa 12. Hari n'andi makuru abantu bamwe bagiye babona yuko hari abateguraga ibimeze nk'imyigaragambyo ariko polisi yaho yahagaritse. Byaba ari byo? Sinzi niba wabibonye wowe. Hari ibyo twabonye, hari amakuru twabonye. Arrêté d'interdiction ni abantu bashakaga kujya muri quartier ya Champs-Élysées, bashakaga kujya
kwigaragambyayo, ariko polisi yababujije, ntabwo twabonye ahita ko bababujije kubera ko bitari buriya bari bafite impamvu zabo zijitifiye, kandi uko byagaragaye ntabwo bari bakurikije amategeko, ntabwo basabye ahantu bashobora guhabwa. Amakuru natwe yatugezeho ko hari abashaka kujya muri ya quartier ya Champs-Élysées bakaba babibangiye. Mu Bufaransa ni hamwe mu hantu hakigaragara bamwe mu bantu usanga bapfobya ndetse bakanahakana jenoside yakorewe Abatutsi nyuma y'imyaka 27. Nk'umunyarwanda wowe uhaba ndetse ukaba unareba umunsi ku wundi cyangwa se uko umwaka ushira undi ugataha, uburyo n'Ubufaransa butangiye kwemera uruhare rwabwo muri jenoside yakorewe Abatutsi, usanga abantu bagikora bino bikorwa aho ngaho mu Bufaransa hanini babiterwa n'iki, Angelique? Ubundi bakunze kuvuga ngo burya urebye n'izindi jenoside zabayeho tuvuze nk'iy'Abayahudi, bakunze kuvuga ngo burya abategura jenoside baba bateganya n'uburyo bazayihakana, baba bateganya uburyo bazasiba ibimenyetso n'uburyo bazayihakana. Rero ibi bintu byo guhakana jenoside ntabwo ari iyakorewe Abatutsi yonyine bikorerwa, na jenoside yakorewe Abayahudi nayo bigaragara ko hari abantu na n'ubu ngubu bakigerageza kuyihakana. Rero na jenoside yakorewe Abatutsi abayikoze bari bateguye uburyo bwo kuzayihakana, kuvuga ko ntayo yabayeho, ariko ibimenyetso birahari bigaragaza ko jenoside yakorewe Abatutsi yabaye, na ziriya raporo nazo zirabivuga. Icyo twebwe dukora nk'Abanyarwanda baba inahangaha ni ugukomeza kubivuga kugira ngo turushijwe bariya bavuga ibinyoma, ni ugukomeza kuvuga ukuri, kwigisha abantu batazi histoire, kandi noneho ntiducike intege. Buriya bariya bayihakana baba ari Abanyarwanda, baba ari n'abandi banyamahanga wenda bafite izindi intérêt zabo tutazi izo arizo, ntabwo baduca intege, kuko iyo tuzi ko tuvuga ukuri, kuko tuzi ko ibimenyetso bihari, ntabwo bazabisiba, ntabwo bizasubira inyuma. Rero ntabwo biduca intege, ahubwo dushyiramo imbaraga tugakomeza kwigisha abatabizi, tugakomeza kuganiza abatazi ibyabaye mu buhamya, mu nyandiko zitandukanye. Kandi uyu munsi murabizi ko ibintu byinshi bikorerwa kuri réseaux sociaux, no kuri réseaux sociaux nabwo dushyiramo imbaraga tugakora kugira ngo aho bavuga ibinyoma natwe tuvuge ukuri, kugira ngo tugerageze kubaganza. Yego, hanyuma rero dusoza kuri kino kiganiro tugiranye, hari ubutumwa wenda wasorezaho, hari umunyarwanda muri aka kanya wari ugukurikiye, n'iki wamubwira guranitsa n'ubundi bashobora kuba bazitabira kiriya gikorwa ku munsi w'ejo? Tunagushimira ndetse ko wemeye ubutumire bwacu kuri One Nation Radio. Icyo nabwira Abanyarwanda bari hano mu Bufaransa cyangwa hano hafi, ababishoboye, kuko turabizi ko ari iminsi y'akazi, hari benshi kugeza n'uyu munsi bari batarabona uruhushya, ariko ababishoboye nabashishikariza kuza tukifatanya, kuko twabiherewe uruhushya kandi ni ibintu byiza. Ababishoboye baza tukifatanya, tugashyigikira umukuru w'igihugu cyacu, tukamwakira uko bikwiriye. Covid ntabwo yakagombye kuduhagarika, n'ikindi cyose nta kintu cyakagombye kuduhagarika. Ababishoboye ni karibu, rendez-vous ni ejo, place de Stalingrad, saa 8 y'amanywa 14h. Yego, ubwo turanizera ko nibidushobokera natwe nka radiyo ya Diaspora tuzaba duhari kugira ngo twereke abantu ko bizaba byagenze mu mashusho n'amajwi. Mwakoze cyane Angelique kwemera ubutumire bwacu. Mwakoze nawe.